tubahaye ikaze rero muri bya biganiro byacu, bya biganiro biri kugaruka kuri gahunda zitandukanye. Cyakora ubu turimo turaganira ku imbonezamuryango n'urubuga rw'abato, ikaba ari porogaramu tuganiriramo uburezi mu muryango, family education, kandi tugasanga none yabana family education, complementary education, uburezi bwunganira n'ubundi, ariko kandi sustainable education, kurera abana neza, ubwo burezi bwiza, iyo mibanire mu muryango. Imbonezamuryango urumva ubundi ntabwo ari n'uburezi gusa, ahubwo iyo mibanire mu muryango, kuna abantu babanye bikaba byiza. Uyu munsi tugiye kuganira ku byerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo ni ikibazo gikomeye cyane. Katubasabe mubanze mukore subscribe, mukore like, mukore share, mukore comment, ubundi tugendane. Bakunze b'iyi gahunda rero, muri uyu munsi turaganira ku kibazo gikomeye cyane cy'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Iki ni ikibazo gikomeje kugira ingaruka mu miryango ndetse no ku gihugu muri rusange. Turareba amoko y'ihohoterwa, impamvu z'iki kibazo n'ubufasha buhari bwo kugikemura. Amoko y'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ihohoterwa rikorerwa mu ngo rishobora gufata imiterere inyuranye, harimo ihohoterwa rishingiye ku gitsina, ibi ni gukoresha uwo mwashakanye imibonano mpuzabitsina ku gahato, ndetse no gusambanya abana. Iki ni ikibazo gikomeye cyane cyane kugira ingaruka mbi ku buzima bw'umubiri no mu mutwe. Ihohoterwa ryo ku mubiri harimo ibikorwa byo gukubita, gukomeretsa cyangwa se gufata umuntu ku ngufu kugeza apfuye. Ibi ni ibintu bigira ingaruka mu buryo bw'amagara ndetse bikangiza isura y'umuryango. Icya gatatu, hari ihohoterwa ryo mu mutwe. Nubwo bita n'uburyo twakwita nko guhoza ku nkeke, harimo gutuka uwo mwashakanye, kumutota, kumusebya cyangwa kumubuza amahwemo. Iyi niyo nzira mbi cyane, ni inzira mbi cyane kubera ko kwica umuntu ahagaze. Bikaba bisaba rero ko abantu bitonda. Ihohoterwa kandi rishingiye ku mutungo naryo ririho. Umugore n'umugabo bakaba bombi bafite 50% ku mutungo. Urumva barahuje ibyo bagomba gukora, twavuga ko bose bafite ownership, ariko access ugasanga iragirwa n'umwe ku gipimo kiri hejuru, undi ku gipimo cyo hasi, aho umugabo ashobora gukoresha umutungo uko ashaka, cyangwa se n'umugore nawe birashoboka. Aha niho umwe mu bashakanye abuzwa uburenganzira ku mutungo mufatanije, akawusesagura cyangwa se akakoresha ku gahato. Hari impamvu rero, hakaba n'ingaruka. Impamvu nyinshi zishobora gutera ihohoterwa rikorerwa mu ngo, muri zo harimo guhora abantu banywa ibiyobyabwenge, gukoresha ibiyobyabwenge n'ubusinzi. Ibiyobyabwenge cyangwa ubusinzi bishobora gutuma umuntu atabasha kumva ibitekerezo byiza, bigatuma akora ibikorwa bibi. Icya kabiri, hari amakimbirane ashingiye ku mutungo. Iyo habaye kutumvikana ku bijyanye n'umutungo mutari accountable, bihindura imibanire myiza hagati y'abashakanye, bigatuma hatangira amakimbirane. Icya gatatu, hari imishinga mibi y'ubumwe mu muryango. Abantu bagira imibanire mibi bigatuma abana bakura mu miryango idafite ubumwe, bakajya ku muhanda cyangwa bakagira ingaruka mbi ku buzima bwabo mu mutwe. Aha rero twavuga ko hari ubufasha, hakaba ubufasha bwibandwaho, ariko hari n'ubukangurambaga, hari no gukomeza gushyigikirana. Murabona ko twafashe gahunda kandi turi kubasomera inyandiko zitwa Guide de la vie familiale. Guide de la vie familiale ni ibitabo birimo ibintu bitandukanye, ariko tugasoma n'amategeko ya leta, tukareba uburyo butandukanye, tukareba contribution natwe twashyiraho, kuko dufite abahanga bo kudufasha gushyira mu bikorwa ibintu bitandukanye. Mu bufasha bw'ibandwaho rero, mu Rwanda leta n'abafatanyabikorwa bashyizeho uburyo bwo gufasha abakora ihohoterwa. Muri ubwo bufasha harimo Isange One Stop Center. Iki ni ikigo gitanga ubufasha bw'ubuvuzi, ubujyanama mu by'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubufasha mu by'amategeko. Ibi biraboneka mu bitaro bikuru hirya no hino mu gihugu. Hari umurongo wa polisi utishyurwa abakorera ihohoterwa bashobora guhamagara ku murongo. Uwo murongo turawuzi 3512 ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa ubundi butabazi bwihuse ni 112. Inshuti z'umuryango rero, aba n'abakorera gushaka ku rwego rw'umudugudu, bafasha gukemura amakimbirane no kurinda abana, bityo bagafasha
umuryango gusubira mu nzira nziza. Inshuti z'umuryango mukora akazi gakomeye cyane. Hari imirimo abantu bakora umuntu atitonze ngo ashishoza akaba atamenya ikimaze, ariko inshuti z'umuryango kudoshapa kuri mwebwe mukora umurimo ukomeye cyane, kandi mukomeze mushyiremo imbaraga kubera ko hariho na byinshi byiza umuntu agenda akora akabisanga imbere. Hari imiryango nkahaguruka. Iyi miryango ifasha mu by'amategeko no kurengera uburenganzira bw'abagore n'abana. Aha rero ni byiza no gukomeza gutekereza abashakanye bakwiriye kubana mu buryo bwubaka kugira gusangira ibintu babamo, kumvikana no gukemura ibibazo mu mahoro, kwiga uko bakora mu buryo bw'imibanire myiza ni ikintu gikomeye. Ubufasha bwo hanze bwose bukwiye gushakishwa kugira ngo ubuzima bw'umuryango bukomeze kuba bwiza, naho abantu ntibagomba hagati yabo ntibagomba gutinya kuvuga ibyabagoye, kandi byakabya bakaba babigeza no ku nzego zibishinzwe. Inshuti bavandimwe rero mukunda Ibiboneye TV, mukunda gahunda zose za Development Network, twarabivuze kandi reka twongere tubisubiremo yuko Development Network ni ikigo cy'ubujyanama ku mishinga, hanyuma hakaba ndetse na consultance bujyanama ku mishinga, hakaba n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi, capacity building. Murumva ni ihuriro ry'ibintu bibiri. Aha kabona hakagenda hazaho rero ibyo tugenda tubikoraho, dukora kuri iki, aho rero tufite imirire myiza ugasanga turayikoraho, ugasanga turakora ku buhinzi n'ubworozi, ugasanga turakora ku gutunganya umusaruro, ugasanga turakora ku mishinga mito ishingiye ku myuga. Urumva tuyitangaho inama kandi tukanayitangaho n'amahugurwa. Ni ikintu gikomeye cyane, harimo n'ibyo dukora nako nk'abatanga umusanzu muri societe, nk'ubu gutanga umusanzu, ariko no kubafite ibigo bitandukanye bifite abantu nk'abo baraciye mu buryo bw'ihungabana, igihe bari kugarura ubuzima bakagira udushinga bakora, tuba dushobora kubegera tukabafasha kubanogereza utwo dushinga, kubafasha gushyira ibintu byabo ku isoko, kubafasha kubahugura n'ibindi bitandukanye tugenda dukora. Rero inshuti bavandimwe mukunda Ibiboneye TV kandi mukaba mukunda Development Network, tubabwire ko dufite iyo package nziza kandi yunganira. Niho rero tubasaba mushobora kutugana aho dukorera, mushobora gusura website yacu ibiboneye.com mukareba ibyo dukora, uko tubikora, washima ukatwegera kugira ngo dufatanye tukareba aho twahuriza, kubera yuko zaba ibigo by'abikorera, byaba ama NGO, byaba inzego za leta, bagenda bafatanya, twese tugomba dufatanya mu kwiyubakira igihugu. Inshuti bavandimwe rero mukunda Ibiboneye TV, mukunda Development Network, mukunda gahunda zacu zose, uyu munsi twaganira ku byerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa mu ngo. Ndashimira cyane rero kuba mwatwumvise muri iki kiganiro. Niba hari ikibazo cyangwa igitekerezo mufite, mwatwandikira cyangwa mugasura izindi mbuga zacu nkoranyambaga. Ibibazo byo mu ngo bikwiye, murabona ko birahangayikishije cyane, kandi turakomeza kugira umuco wo kurwana nabyo no guharanira kubitsinda. Burya abantu bishyize hamwe nta kibananira. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'10,000 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora, nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose, ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye, biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi,
umwanya wawe uri muri development network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri development network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugera ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo ubihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu, batanga inama ku mirire iboneye, kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza, cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi, imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi icyo ubuzima bwiza